Nguko rero uko Karidinali yagaragaye kuri rya dirishya ryo kuri St Peters Basilica, aho yari agiye kuvugira amazina ya papa mushya umaze gutorwa. Papa wari umukardinale, yari kardinale wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Araza ahagarara imbere avuga mu mazina ye, abandi bose bakoma amashyi. Ni Cardinal Robert Francis Prevost, niwe mu Cardinal abandi bahisemo kugira ngo ayobore Kiliziya Gatolika, akaba ari umunyamerika. Nuko yamutangaje, abari aho bose bakoma mu mashyi, baba excited, bazamura amabendera, bafata amafoto y'urwibutso. Hanyuma rero bari bahagaze ku idirishya, nuko bahavuye, hanyuma amadirishya yandi arakingurwa, abandi bakardinali nabo baza guhagarara bitegereza imbaga y'abakristo gatolika n'abandi batandukanye bari bateraniye mu mbuga ya St Peters Basilica hariya i Vatikani. Nabo bahagaze rero mu madirishya bareba imbaga ihari, nabo bategereje ko papa mushya Robert Francis Prevost w'umunyamerika uzajya witwa Papa Leo wa 14, niryo zina yahisemo kuzajya yitwa, ko nawe ahagarara kuri rya dirishya agasuhuza imbaga y'abakristo bamutegereje, hanyuma akagira n'ijambo abagezaho. Nanjye rero ndahari. Nguko uko idirishya rero ryateguwe kugira ngo umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi, ndetse abayobozi b'ibihugu benshi bifuza guhura nawe bakamugeraho bakamusuhuza, ushyiraho imirongo migari y'uko Kiliziya Gatolika igomba kuyoborwa ku isi, n'uko ikwiriye kubana n'andi madini n'amatorero. Bari bamutegereje, n'inteko y'abakardinali nayo yari imutegereje. Birumvikana abandi bapadiri cyangwa se abandi bayobozi b'amadini nabo ngabo murababona, bari bategereje kureba papa mushya, Papa Leo wa 14, ufite amazina ya Robert Francis Prevost, umunyamerika uyu munsi. Nguko rero papa yagaragaye ku idirishya ry'ingoro ya St Peters Basilica. Ngubu arahagaze ari gusuhuza abakristo gatolika bitabiriye uyu muhango wo kugaragaza papa. Ni papa rero utowe ku munsi wa kabiri nyuma y'uko conclave cyangwa se umwiherero w'abakardinali utora papa wari umaze umunsi wa kabiri, nibwo papa yabonetse nyuma y'uko iyi minsi ibiri yari igiye gushira ataratorwa papa. N'uwo rero Papa Francis Prevost. Nguko ko abantu bari excited, nawe murabona ko yari afite emotion, yari emotion, nawe yari excited. Muramubona mu maso kuri lunette nziza cyane, yamaze guhindura ingofero y'umutuku abakardinali bambara, ashyiraho ingofero y'umweru, ndetse agomba no kujya yambara ikanzu y'umweru, ikanzu abapapa bambara. Yes, ibi rero tugomba kubimenya kuko bifite icyo bivuze kuri twebwe, yaba abakatolike yaba batari abakatolike. Biba bifite icyo bivuze, tuba tugomba kumenya amakuru. Uyu rero ni Papa Robert Francis Prevost cyangwa se Papa Leo wa 14, niryo zina yahisemo kuzajya yitwa. Ubwo rero ibindi bikurikiraho tuzajya tugenda tumenya ibikorwa bye,
tumenya move iyo ari yo yose ya Kiliziya Gatolika, ubuyobozi busanzwe bwa politike z'isi, ndetse uko buzajya bukorana na Kiliziya Gatolika. Nguko rero uko abari mu mbuga ya St Peter's Basilica bari bameze. Ngiyo ingoro ya St Peter's Basilica, murayibona aho ni inyuma, abenshi imbere mwagiye muhabona mu bihe bitandukanye igihe papa yashyingurwaga. Nguwo rero, nguwo umunyamerika ugiye kuyobora isi, Kiliziya Gatolika ndetse n'isi. Ubwo tuzareba uko kazakorana n'abandi bayobozi b'isi, ariko cyane cyane Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo Perezida wa Amerika Donald Trump na Papa ni umunyamerika, urumva ko noneho bishobora kuzagira uko byumvikana n'uko bakorana, kandi turizera ko tuzakomeza gukurikirana. Nguwo rero yari arimo avuga ijambo rye rya mbere